gihugu cyiza, Rwanda gihugu nkunda, twasigiwe n'abasogokuruza bacu. Uyu ni wa mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, amakuru avugwa iwacu. Mu karere ka Gasabo haravugwa umubyeyi wagurishije umwana we. Mu Rwanda hakomeje kuvugwa ikibazo cy'ubukene mu rubyiruko. Ikibazo cyo kugwingira nacyo kigomeje gutekerezwa n'abayobozi ba politike bo mu Rwanda. Ruda ikomeje kuba ubukombe ndetse no kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda. Naho mukanya amakuru yacu reka tuhere mu karere ka Gasabo aho umunyamakuru wacu yanyarukiye. Urakoze cyane mugenzi wanjye GMV. Ndi hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasanze mu mudugudu w'Inyarubande ahavugwa amakuru ateye ubwoba, aho abanyarwanda barimo kwibaza batese ibi bintu bimaze kugera hahandi kumva ngo ni amateka muri aho bari abana babo, cyangwa se bimaze kuba yamvugo y'abanyarwanda ivuga ngo ibintu byageze wandabaga. Amakuru adasanzwe hari nayo umugore witwa Rusi ufite abana babiri, ufite hagati y'imyaka 28 n'imyaka 32. Abo bana babiri, umukuru afite imyaka 12, umutoya afite imyaka 4. Uwo mutoya niwe wagurishijwe, umwana akaba yitwa Beura. Uwo mwana w'umuhungu yagurishijwe muri iki cyumweru na nyina ubwe umubyara ku bushake bwe, kubera ngo ikibazo gishobora kuba kitazwi cyane ariko bifatika no ikibazo cy'ubukene, kuko bitewe n'ubuzima bamo twakomeje gukurikirana amakuru tugasanga yarabaye mu buzima butari bwiza mu mujyi wa Kigali. Bigaragara ko ari akazi kadafashije, kadafatika, ahantu nko ku mashanziye cyangwa se ahantu bawumisha amatafari cyangwa se barimo kubaka akajya gusaba ibiraka n'abandi bagore, dore ko atari gukora wenyine, hari n'abandi bagore benshi batandukanye ari nabo baduhaye amakuru, kuko we nyiri ubwite ntabwo twabarije kumwibonera kubera icyo kintu yakoze. Yahise abura iteka ryose, mu ikaritsiye baramubuze aho yabaga, gusa umwana we mukuru niwe uba hari. Uwo mwana nawe mu bifatika n'umwana uri aho ngaho ubayeho mu buzima nyine nk'ubwo, yagerageje ngo gushakisha agashoro, ubundi abafite akadobo k'amagirwa ayazererana n'utunyobwa. N'ubwo buzima umwana we yabayemo, umwana w'imyaka 12 uri muri ubwo buzima mu mujyi wa Kigali. Namwe murabyumva ko bitoroshye. Ayo makuru rero twakesheje abandi badamu baba bari kumwe cyabakorana muri ako kazi, banamwiboneye icyo gikorwa kiba. Icyo gikorwa cyabereye hano ku muhanda uva Gasanze werekeza Nyacyonga, ni kaburimbo nshyashya irimo gukorwa hasi ahagana ku gishanga cy'umuceri aho yitwa Kabirizi. Uwo mugore ngo yabonye imodoka ije yari irimo abazungu babiri itwaye n'umunyarwanda, irahagarara, umunyarwanda avamo araza avugana nabo. Amaze kuvugana nawe baraganira, bamaze kuganira nibwo yafataga icyemezo cyo kubaha umwana we w'umuhungu witwa Beura. Aramubaha, bamuha 400 nk'ikiguzi, umwana baramutwara aburirwa irengero kuva ubwo. Umugore nawe arataha, gusa yahise asakara cyane kuko ibyo yabikoze atari wenyine, abari bamuri hafi babirebaga cyangwa se babimenye barabitangaza, ariko we agerageza kwihishahisha ku buryo ataha ninjoro akazinduka mu gitondo agenda ahantu yaba mu ikaritsiye nta mushaka ngo amubone. Kikaba ari ikibazo kitoroshye cyane, tukibaza ese bigezaho ababyeyi bagurisha abana babo kugira ngo babone ubuzima? Iki ni ikibazo kitoroshye rwose. Bakunzi ba Radio ya Ruda, banyarwanda banyarwandakazi, abari hanze y'igihugu n'abari ku isi hose, mudufashe, mudutabare, dutabaze turebe ko iki kibazo cyabonerwa umuti mu maguru mashya, kuko bigezeho abagore bagurisha abana babo nka business kugira ngo ubuzima buboneke. Ni ikibazo giteye inkeke, giteye n'imbogamizi ku muntu wari wese. Umugenzi wanjye GMV uraho muri studio hano mu mudugudu wa Nyarubande, ndi kumwe n'umudamu umwe mu bakoranaga n'uwo mugore Rusi bafatanya akazi ko kuvoma ayo mazi y'ibiziba. Nagira ngo nawe tumubaze uko bakiriye nkuru cyangwa se uko babibonye. Mu by'ukuri twari turi kumwe turangije gukora akazi ko kuvoma ahitwa Kabirizi, ajya hirya afite umwana witwa Beura aramugurisha. Twari turi kumwe, asohoka avugana n'abantu bari mu modoka, nuko umwana bamwinjiza mu modoka babe baramujyana. Aza tubwira inkuru atubwira ngo maze kugurisha umwana bamaze kumurengana. Turamubaza ati se amugurishije amafaranga agera kuri angahe? Aratubwira ati ni 400. Nuko aramugurisha, amugurishiriza ahitwa Kabirizi. None madamu tukubaze, ese nk'umuntu wari uri kumwe nawe wabonye ahagurisha uwo mwana kubera ikihe kibazo? Yabitewe n'iki? Ni ikibazo cy'ubukene, kuko tuvomera injerekani y'ikiziba guterera agasozi ka Nyarubande
ujya ahagana Induba twikorera amafaranga 100 gusa. None se ugereranyije ayo mafaranga mukorera nkangahe ku munsi, ayo mafaranga ashobora kubahaza by'uko yakemura ibibazo by'umuryango wanyu, cyangwa se gishobora kuba aricyo kibazo cyamuteye kugurisha uwo mwana kugira ngo abone ubuzima? Nuko ara kubona ari bwabona amafaranga menshi. Ikiziba tujerekani rimwe tuyivomera 100. Tekereza nawe amabuni nk'icumi ku munsi ni 1000. Icyo 1000 se cyavamo ibyo kurya n'ibyo kwishura inzu. Ese mushobora kubura akazi cyangwa se mushobora no kuvoma amazi atageze kuri ayo mabuni 10? Birashoboka? Birashoboka cyane kuko abavoma ikiziba ni benshi ahangaha mu midugudu. Ugereranyije se kuba ari benshi, mwese mubona akazi mukabona buri gihe mukabona buri munsi, biba bimeze gute? Ntabwo tukabona buri munsi kuko nk'imvura yaguye barareka tukabwirirwa tukaburara n'ubwo buzima tubaye. Noneho nko muri iki gihe mubona ko imvura irimo kugwa, abantu batacyubaka batakibumba, mubayeho mute? Ese byaba byaramute nabyo kugurisha umwana, dore ko bigaragara ko amugurishije mu gihe kigaragara ko ari igihe cy'imvura, nta kazi kaboneka ku bantu bubaka n'ababumba amatafari? Wasanga ari niyo mpamvu kuko icyo gihe amugurisha twari twavomye ababona 5 ahwanye n'amafaranga 500. Ayo mafaranga 500 niyo mwagomba kwirirwa mukanararira nk'abantu bafite umuryango, muyakoresha mutaye 500? Ayo 500 nyine ujya kugura nk'ibijumba nk'ijana n'amakara y'ijana n'utuvuta twa senkani nyine ugacangacanga ukareba yuko uri burari. Nese ubwo buzima iyo utekereje ubona mwazabamo kugeza ryari? Ese iyo mibereho irabashimishije? Ese murifuza iki, murumva muteganya iki kugira ngo namwe abana banyu mutazabagurisha? Imbogamizi mfite nuko tuburara tukabwirirwa, nta bwishingizi dufite, nkatwe tubyarira aho ngaho nta bagabo dufite, turababyara noneho bamwe bakabwirirwa abandi bakaburara, nuko nyine tugahitamo icyemezo tuvuga naho twabona aho kubagurisha twabagurisha. Wasanga ari cyo cyemezo yafashe kwita amugurisha. Noneho nawe ubu ngubu umwana wawe wamugurisha? Oya, nyine kubw'ubukene nicyo gituma tubikora, ariko nyine nk'umubyeyi wabyaye yumva nyine atamutanga, mbese usa nkaho ubumwisha kuko ntabwo ubuzi yagiye. Nk'uwo mwana Beura ntazi yagiye, ubwo azakurira nimba yakurira mu buzima bwiza ntazamenya nyina, nuko nyine. None se nkamwe murifuza ko ubuzima bwahinduka? Ese murumva mwatabaza basi mukaba mwabona abatabazi by'uko mwava muri ubuzima, cyangwa ubuzima bubaguye neza? Oya, ntabwo butuguye neza kuko kuburara no kubwirirwa no kwikorera ibuni ku mutwe n'umwana ku mugongo biratubabaje cyane, bubingiza abana. Ahubwo mudufashije mwatubonera ubufasha. Murakoze cyane. Ubwo tugiye kubashakira ubuvugizi muri iyi minsi iri imbere, muzabona ubutabazi bwihuse, kuko nagira ngo ubwire ko n'umunyamakuru wa Radio Ruda, kandi Ruda ari uburyohe kuri mwese. Ruda tubategurira ko mu minsi iri imbere ibyiza byose tuzabibagezaho, kandi mukomeze kubana neza. Murakoze cyane rwose. Aha twari turi mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Nduba, mu kagari ka Gasanze, aho twabakurikiraniraga inkuru y'umugore wagurishije umwana we kubera ubukene n'inzara. Mwari kumwe na Claude, umunyamakuru wa Radio ya Ruda. GMV nimba munyumva muri studio mwasubirana ijambo. Yakoze mugenzi wacu uri mu karere ka Gasabo, aho yatugezagaho iyo nkuru. Mu Rwanda ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri mu rubyiruko kikomeje kuba ikibazo, dore ko bamwe mu basore muganira akakubwira ati maze iminsi 2 tutarya. Mugenzi wacu yaduteguriye inkuru irambuye kuri icyo kibazo cy'ubukene bukomeje kwigaragaza mu Rwanda. Icyo kibazo giteye inkeke cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, aho usanga abasore benshi ubyuka mu gitondo wenda ugiye mu kazi ugaca ku bantu barenze nk'icumi cyangwa se 20 bahagaze, ukibaza se abo bantu babayeho gute? Abantu babyuka bahagaze kandi bafite amaboko, bafite imbaraga, barya iki, babayeho bate? Bakakubwira bati ntitubimenya, nitwe tubona Imana, uko bigenza turubona turiye. Ugasanga ni ikibazo kitoroshye, ukibaza se ibintu biravaye bikajya hehe? Wababaza uti se ibi murabona bizagenda gute mubaye mute? Bati se ko umubona akazi twakoraga, abantu barubakaga, tukabona akazi k'ubuyede cyangwa k'ubufundi, uratubona aho dusanze turi ku ndege nta kazi dufite. Ugasanga abagabo nka 40-30 barabyuka bahagaze bari ku ndege. Nabaje kuzenguruka mu mujyi ahantu hatandukanye, iyo ngiyo za Kicukiro ndamanuka, njya Kimironko, hari ahantu hagiye hari indege zitandukanye, ndamanuka njya mu nce za Kacyiru, ndamanuka ndambuka hakurya za Kagugu, ndamanuka ntambika Ibatsinda, aho usanga abagabo byibuze nka 30 bahagaze
kuva mu gitondo kugeza nka saa 5 saa 6 bafite inyundo, imyiko, amapiki, ibikoresho bitandukanye barindira iwabo akazi, ugasanga bagejeje nka saa 6 barabizinze baratashye, bagakubwira bati ntitubizi, gusa Imana niyo twasenga ntitubizi nimba yadusubiza, ariko ibyo ari byo byose turategereje nimba ari Imana izakora tuzashima. Icyo kibazo ni ikibazo tugarije cy'ubushomeri kiteye ubwoba. Abize bo ntibakirirwa bavuga, ibipapuro barabirambitse, njyangana nabo bakatubwira bati ntitubizi, nyine ubwo tegereje Imana izakora. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ikibazo cy'ubushomeri kigomba kubonerwa umuti, kuko urudatuye kuvuguta uhagije ukwiriye Abanyarwanda, uwize utarize, umukuru umutoya, umukire umukene, mwese muzanywa umuti, mubeho neza, musonzoke, ibintu bigende neza, abari bashonje bahage, abari barahombye baranahombanye bongere basubirane ubuzima. Nagira ngo mbabwire ko rwose ibintu ari uburyohe. Murakoze cyane, reka nsubize ijambo umugenzi wanjye JMV akomeze n'andi makuru. Ni kuri iyo nkuru dukomerejeho rero. Mu Rwanda ikibazo cyo kugwingira kw'abana gikomeje kuvugwa n'abanyapolitike, aho Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko 30% by'abana mu Rwanda bagwingira. Icyo kibazo rero nk'uko twagiye natwe tubikurikirana, kikaba gituruka mu kutabona akazi gukomeje kugenda kuboneka, ndetse n'imibereho itari myiza ku Banyarwanda bamwe na bamwe, cyane ko usanga bigaruka muri bamwe bari bagiye bafite akazi, nk'abari abakomvayeri, abandi bari abazunguzayi, akenshi ubu bakaba badafite akazi. Ubwo namwe urumva ikibazo cyo gutunga abana babo kikaba ikibazo. Muri ubwo buryo rero nibwo twegereye umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba RUDA, atugira ibyo atubwiraho. Atubwira ko mu kibazo bakivugutiye umuti, kandi umuti urambye, ko iki bagomba guca ubushomeri, ubuzerezi ndetse n'ubwomanzi, kugira ngo u Rwanda rurusheho gutera imbere. Rero ukeneye kumenya byinshi washaka igitabo cya RUDA kugira ngo ubone uburyo icyo kibazo gifitiwe igisubizo. Reka tugarukire aha ngaha tubashimira, nshimira na mugenzi wanjye Claude twabanye muri aya makuru atandukanye. Tumushimire cyane, naho utaha murakoze. Demokarasi ni demokarasi, demokarasi, demokarasi ya demokarasi, demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi. Abanyarwanda twishime twizane, uwiteka